Bavandimwe ndabasuhuza. Uyu ni John nanone ugarutse kuri Princess TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuntu umuntu ukurimo aruta ibibi byose ukeka ko byakubaho. Umuntu ukurimo arahambaye, ntacyo waba kubera uwo muntu ukurimo. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye kuganira ku inkuru y'umukozi wa Satani washatse kwica se. Ise yari umukozi w'Imana, ariko ntacyo yabaye, ahubwo wa mukozi wa Satani niwe wabigendeyemo. Umunsi umwe rero nari ndi ahantu bita Likasi, hakaba hari inshuti yanjye yari umukaceri, yari yagiye Bunjimayi. Igihe yari agarutse yari afite imiti, yashaka kugira ngo ahangane nanjye. Noneho ansanga ku kibuga bita ishuri rya Laiki, kugira ngo yigaragaze. Noneho ndamureba, ndamubwira ibyo ushaka gukora ni iby'abana, genda ukine n'abantu mungana. Nanjye ndamubwira nti nugera iwawe urasanga imiti yawe yose yahiye. Arahakana, turatandukana, aragenda ajya iwe. Ageze iwe nimugoroba agaruka iwanjye arimo kurira. Arambwira ati bya bindi wambwiye. Nageze iwanjye nsanga imiti yanjye yose yahiye. Ubwo ngubwo yari arimo arira. Ubwo ngubwo njyana nawe iwe. Noneho ntangira gusenga, noneho ibintu bye turongera turabikora neza, bigaruka uko byari bimeze. Tubikoze, noneho ashaka kumenya, aravuga ati ndabyemeye urakaze, ariko ndashaka kumera nkawe. Ndamubwira niba ushaka kumera nkanjye, banza urya uruhinja. Numara kurya uruhinja nzakujyana nanjye aho nkunda kujya. Ashaka umwana aramubura. Umunsi umwe aza kundeba, arambwira ati mfite umukobwa aratwite, ashaka gukuramo inda. Umuhungu wamuteye inda yarahunze, ariko arashaka gukuramo inda. Mubaza amezi uwo mwana yari afite, arambwira ati ni amezi 6. Ndamubwira mu mezi 6 harimo umuti, wamurya umurye tuzajyana. Noneho duhamagara uwo mukobwa we. Ahageze ndamubwira ngo akuremo imyenda. Noneho ndamusinziriza nkoresheje Hypnose. Nyuma mpamagara umuzimu bita Maître Mort Cadavre Vivant. Nyuma yaho ntangira kumubaga ntakoresheje bisturi cyangwa icyuma cyo kubaga. Nkuramo umwana, mpamagara undi muzimu, Dr Lang ari we muganga w'ikuzimu. Noneho byose mbisubiza ku murongo. Umukobwa ndamubyutsa, arataha ntanda. Ariko ibyo nakoraga, indi byaraye nayo nayikuyeho nyiha Satani. Yasubiye iwabo ntanda, ariko ari ingumba. Tugumaho, fata icyuma, ntangira gukata umurambo w'uwo mwana. Mbwira inshuti yanjye ntirya. Abanza gutinya. Ndamubwira ati niba ushaka kumera nkanjye, niba ushaka kumera nkanjye ugomba kurya vuba vuba. Ararya. Arangije nagombaga kumuhamagara iwanjye. Igihe twari iwanjye
habaye iki? Mpamagara Krishna, noneho maze gukora rwa ruziga rw'abasatani, Krishna araza, nuko twese duhita dutwarwa tujya ikuzimu. Tuhageze, kubera ko inshuti yanjye yari nshyashya, ni njyewe bashimiye, baravuga batuzanye undi muntu mushyashya, ariko babwira iyo nshuti yanjye, uje kwinjira muri gurupe yacu, ugomba kuduhereza igitambo cy'umuntu wawe ukunda mu buzima bwawe. Mu minota mikeya baramubaza, aravuga ati ntanze papa wanjye. Aravuga kuki utanze papa wawe? Aravuga ati nuko mu muryango ari wowe ubayeho igihe kirekire. Nyuma nk'ibisanzwe atanga izina rya se, uwagombaga guhamagara atangira guhamagara, bahamagara uwo mubyeyi, ariko ikirahuri cyari aho cyakomeje kuguma gutyo. Barahamagara bararuha, ariko indorerwamo iguma gutyo ntiyagira ikiba. Twese turibaza kubera iki? Turamubaza, turamubwira, papa wawe ni umukozi wa ONG y'ibanga, none se ni umukozi w'umurozi ukaze? Aravuga ati papa wanjye nta kintu azi cy'uburozi. None baravuga ninde? Aravuga ati papa wanjye ni inararibonye mu icaca, ni umusaza wo mu rusengero, donc ni umukristo. Iyo batubwiye ko duhanganye n'umukristo, dushyiramo imbaraga, kubera ko iyo umukozi wa Satani afashe umukozi w'Imana, Satani aramuhemba cyane n'amafaranga menshi. Kwica umurokore umwe hapfa byibuze abapagani 1000 kugira ngo abone umuntu umwe w'umurokore. Abakristo bonyine nibo basimbuka imitego ya Satani. Ni abakristo bonyine banyeganyeza intebe ya Satani n'imirimo ye. Dutangira guhamagara nanone, baratubwira, bariya bashinzwe guhamagara bahamagara, aho kugira ngo bahamagare bonyine. Ubu ngubu twese twari turenze 1000, batubwira ko tugomba guhamagara. Twese tugahamagara uwo mubyeyi, dutangira guhamagara, turahamagara cyane, indorerwamo iguma gutyo. Igihe twahamagaraga habaye iki? Kugira ngo uwo mubyeyi agaragare kuri miruware, twahise tubona umusaraba, niwo twabonye ku indorerwamo. Dukomeje guhamagara, ku musaraba haza amaraso, aramanuka kuri uwo musaraba. Uko amaraso yamanukaga, iyo ndorerwamo ihita imeneka. Natwe twari turaraho, twese twari turaraho, turagwa hasi, ibintu biradusunika turagwa. Duhagurutse twese dutangira sasa kureba uwo muntu, turavuga tuti bitubayeho ni wowe ubiteye, ni wowe. Nta nubwo nzi niba iyo miruwari barayihinduye, gusa uwo munsi yari yaramenetse, sinzi ko bayihinduye. Dutangira gucira urubanza sasa iyo nshuti yanjye, dufata uburozi turabumuha. Yabyanga yabyemera azapfa, bamuhereza uburozi.
barambwira kuko ari wowe wamuzanye urajyana nawe ucunge ko ari buze kubikora neza kugira ngo aze kuroga se. Dusubira ikasi mu mujyi wacu. Tugeze kuri uwo mupapa, tuhageze baduha ibyo kurya, nyuma nyina n'abandi barasohoka, natwe tuguma muri salo. Noneho kuri table nkuru y'umugabo uwo mubyeyi yari ari ku kazi, twari babiri muri salo. Noneho bashizeho ibiryo ku meza, iyo nshuti yanjye ifata uburozi, narabirebaga, noneho ashira mu mboga za se. Noneho se ahageze mu masaha 11 aradusuhuza n'ibyishimo byinshi, yinjira mu cyumba cye, ahindura imyenda, agaruka muri salo, ajya ku meza. Mbere yo kurya atangira gusenga, arasenga. Amaze gusenga aravuga mu izina rya Yesu asoza. Aho twari turi uyu munsi Yesu, uyu munsi wa Yesu turareba ko ari bugufasha. Umubyeyi atangira kurya. Uwo munsi byose yarabiriye arabimara, byose arabirya arabimara byose. Ubu ndi kuganira namwe ubu ngubu mbabwira, uwo mupapa aracyariho, ari rikasi, akora muri Jekamine, aracyari muzima. Kubera ko bari bahereje uburozi iyo nshuti yanjye, byagombaga kumara icyumweru gishize. Baramukubise, baramukubita. Ahantu narindi barampamagaye, barambwira bati genda umurangize, kandi yari inshuti yanjye. Bavandimwe, kwa Satani nta bucuti bubaho, ubwibone nibwo bubaho. Ubucuti ni bwa bundi ubona gusa muri Yesu. Nagiyeyo, inyuma yiwe hari toilette, hari saa 1:15. Noneho ndyama hasi, ndifunga, nihindura inzoka. Noneho ntangira kugenda, ninjira mu nzu, nsanga iyo nshuti yanjye iraryamye hasi, ari kuva amaraso hose mu matwi no mu maso. Mageze ndamuruma, noneho nshyira uburozi mu mubiri we. Naje ndasohoka, nongera nihindura umuntu muzima. Ndagaruka, ngeze ku muryango ndakomanga, inshuti yanjye impa karibu, ndinjira. Mugezeho mbwira inshuti yanjye, ndabwira bigenze bite? Arambwira bankubise, kandi mu minota mike ishize hari inzoka indumye. Inzoka yinjiye iranduma. Ndamubwira iyo nzoka iri he? Arambwira ati yanyuze hariya. Noneho mfata igiti ntangira kuyishaka, nshaka inzoka. Aho yari inzoka ishaka indi nzoka. Nshuti zanjye, amen amen. Murabizi abarozi, abamajisiye, iyo haje ibibazo nibo baza kukubwira tujye kureba uriya muvuzi, tujye kureba uriya mupfumu, kandi aribo baba babikoze. Umwanzuro rero mwene data ni ukumenya ko uri muri Yesu ufite byose. Nubwo amaraso yawe yaba yaranyowe ikuzimu, ufite imbaraga zo guhamagara Yesu. Amasengesho yawe arakingura, ukaba watabarwa. Ni hano rero bavandimwe dusoreje ikiganiro cyacu. Tuzakomeza ubutaha. Muhorane n'Imana, turi kumwe.